ubu nanjye nyine mbona gutyo atekereza avuga uriya muntu ni indaya kuba nta mugabo afite kuba abayeho yambara n'abana biga nta kindi buriya kimutunze. Icyo kintu rero ndacyitwa cyane bakunda kukinyita. Abagabo ati dore ni indaya dutwara abagabo. Narabyakiriye ntacyo biba bintwaye nyine ngerageza igituma ngiye mbasha kwiteza imbere no kwirerera abana. Twongeye kuguha ikaze ukurikiye Bwiza TV kandi tunezera ko ukomeje kumererwa neza aho uri hirya no hino mu gihugu ndetse niba ari nibwota amasimbi twizeye kumerewe neza kandi wirinda icyorezo cya coronavirus dukomeza kurigiza ingamba dusabwa cyangwa se tugirwa kugira ngo twirinde kino cyorezo gikomeze koreka ubuzima bwa benshi. Ariko nanone ntitwabareka ngo muheranwe n'irungu, ni muri ako kanya tugenda tubageza ibigano bitandukanye. Ubu ngo twaturi kumwe n'umubyeyi agiye kutuganiriza adusangize ku mateka ku buzima yabayemo ndetse turanagaruka nyuma tunababwira nuko corona nawe ashaka gusanga nawe yaramugezeho ingaruka, ariko tubanza adusangize ku mateka y'ubuzima. Tugaha ikaze kuri Bwiza TV. Murakoze. Batanye tubwira amazina. Nitwa Mujawimana Claire, ndi umumama mfite abana 2. Claire, hano umeze muteze muno musozi wa Karoro? Turi bazima sibye kuba nta ndwara dufite ariko biradukomeranye by'iyi minsi ya corona. Barazo tugomba kuzamagana mu izina rya Yesu niko bavuga. Yego. Kuzamagana tukabasha gerageza no gukomeza kwirinda kino cyorezo. Ariko mu buzima bundi busanzwe bw'imibereho ntabwo tubayeho neza. Agize mutayeho neza. Ku ruhare rwanjye ntabwo mbayeho neza kuko akazi nakoraga karahagaze. Nuko akora akahe kazi? Nacuruzaga akantu k'akaresitora gato n'ibintu by'ibyo kurya by'imboga. Bino rero aho biziye bahita baduhagarika n'udufaranga umuntu arafite yari ari gushora tubasha kuturya muri iyo minsi ya mbere. Ubu birakaze. Hano warugeze ubuti ndo mu mama ufite abana bangahe? Ufite abana 2. N'umugabo umwe cyangwa 2? N'umugabo umwe. Murabana? Oya ntabwo tubana. Ngo tubana abana banje ninjye mbarera ngiye nyine. Yaje kuvukamo ikibazo turatandukana n'umugabo. Gusa ngerageza nawe nyine guhangana nawe nyine kugira ngo abimfashemo, ariko akenshi ibindi byikorera. Iyo habayeho guhangana nibwo agerageza kuba yamfasha. Mwatandukanye mumanye nk'igihe kingana iki? Tumaranye imyaka 9. Ufite n'umwana urengeje cyangwa se uri muri iyo myaka? Mfite umwana w'imyaka 12. Ndi mwana wujuje imyaka 9 n'igice. Uko umuntu akurebye se ubona ukiri muto yugabe waba warashatse nanone ukiri muto? Nashatse ndi mutoya. Afite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 18 hafi ya 18 nibwo nashatse byanye imfura ya mbere mfite imyaka 19. Urumva guhangana n'ubuzima none urumva kugira ngo aho umugabo ajya gutandukana n'umugore, urumva ko ubuzima ibibazo byo mu rugo byagiye biba byinshi. None kubibamo none ukina muto wanashatse ukiri muto yabyo byagiye bikorohera? Byarangoye cyane cyane n'ubu kandi bikingura. Kuko nubwo nari nashatse ntago navuga ko nari narahiriwe ku buryo navuga ngo nahuye n'umudendezo n'umunezero no kubaho neza. Byarangoye cyane. Yagiye kugora gute? Mu buzima kubaho ari ukuntu ushaka umugabo bakavuga ngo washatse umugabo ariko byo kwitwa gutyo ugasanga kenshi na kenshi uruhanganye no kurya kwambara ishuri ry'abana ugasanga bo mubana n'ubundi birutwa ko nawe nkaho yaba adahari. Kenshi usanga ingo nyinshi ahanini usanga zisenywa no cyane cyane ku bijyanye n'amabanga yo mu buriri, harimo gucana inyuma kugira gute umugabo yamfashe namufashe cyangwa se kudahayura urugo cyangwa se n'ibindi bijyanye n'intunganya cyangwa se n'irindi hohoterwa rikorerwa mu ngo. Ubwo wasanga nawe urimo hagati na hagati aho ngaho. Cyane nanjye byagiye bimbaho. Ihohoterwa byagiye bimbaho. Nifite na dosiye muri polisi y'umugabo nyine ko yajyaga mpohotera hano mu murenge wa Jabana. Kenshi na kenshi rwose barabizi no mu mudugudu nari ntuyemo nyine. Igihe kiza kugera rero nsanga ngomba kumureka nkahangana n'ubuzima. Nkabasha gukora
niyo nari kujya ncuruza n'agatebo cyangwa nkakora n'ubuyede nari kubaho, kuko n'ubundi muri iyo myaka ibyo byose nagiye mbinyuramo nkibana nawe. Aho ukomeje kwihohotera, ihohotera ziratandukana, rishingiye ku gitsina, rishingiye ku mubiri cyangwa se no ku mitungo. Wowe wakorerwaga nk'ibihe? Byo gukubitwa, yarankubitaga kandi ugasanga ni njye wagize uruhare mu guhahira urugo. Ubu twabonye akatujyana mu tubari n'abo bagore bimwe na bimwe nkagenda mbimenya. Ugasanga ibyo bikura none intonganya za buri munsi, kandi nanjye nabibona kwihangana rimwe na rimwe bikananira, bigatuma nyine mpora duhanganye. Mfata icyemezo rero cyo kumureka. Ese ku ruhande rwawe uba wumva uteganya kubasha kundi? Oya. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 30. Mu myaka 30, 40 uzajya 60? Ntago mbiteganya pe. Ntago mbiteganya. Buhoro buhoro hari igihe ushobora kugera gutyo ugakubita n'iyo joteme ya buri munsi ugasanga biraye. Kiretse bibayeho wenda kuba nabona wamfasha mu buzima kiri umumaro twafatanya, ariko ubu nta nubwo mbiteganya. Cyari igihe hari kibujya bita mu Kinyarwanda ngo umuntu yarahuzwe, waza nawe warahuzwe? Narahuzwe pe. Bivuze ko ushobora kuba warahuye n'igikomere gikomeye cyane, bimwe byajyaga bigaragaraho no ku mubiri, ariko ubu wenda byarashize, byagiye bishira, ariko nawe n'ibikomere. Ese umugani ko umuntu akurebye gutya uko uhagaze ubona ko umeze nk'umuntu umeze neza, mugani niko ngaragara, abantu bakunda kuba babona umeze neza, ariko ubuzima ntabwo buba bworoshye. Ntabwo buriya ukurikije umuco twakuriyemo, ntabwo gusa nabi ari ibintu byiza. Umuntu usa nabi ubwo ni umuntu umeze uti? Hari umuntu uba ari umukene atabayeho neza, ariko akabigaragaza, no gukaraba bikamunanira, no kwambara akenda gafuze bikamunanira. Yaba ari n'umukene yagira n'utwo abonye wenda yadukoreye yavunitse akatujyana mu kabari, ntabe yakwigurira akenda gakwiye, tugasanga umusatsi w'umuntu w'umugore ntabwo bimukwiriye. Ntabwo buriya gukena ariko kugaragaza gusa nabi ntabwo aribyo bigaragaza gukennye cyangwa utabayeho neza. Ubwo niwaza wakwibeshya wahita umubwira ati cyakorwa cyose ntibishoboka? Wakwibeshya avuga ati uri umukobwa cyangwa se nubwo wenda biriya bibazo ati njye nagushyira mu rugo nagutungana, wahita umukura inzira ku murimo? Ntabwo napfa guhita mbyemera, byansaba igihe cyo kubanza kubyigaho nawe nkamwigaho. Ntabwo nakongera guhubuka nk'uko nahubutse nkiri umwana. Ujya wishinza se iryo kosa kuba warahubutse? Ndabyishinze, ariko nanone buri muntu wese agira kizamubaho nyine mu rugendo rw'ubu buzima. Hari igihe mbitekereza, ariko nanone iyo ndebye abana mfite biranshimisha. Gusa njye mpamvu si uburyo ntaza gushaka, wenda ngubu ngaba ari bwo mba nshatse, nshobora kuba ntari kuba narabayeho ubuzima ndimo, ariko nanone ntawamenye icyo byabereye. Narabyakiriye. Asanga ari impamvu nyine. Abana se kuba none utabana n'umugabo mwaratandukanye, nk'abana ubona babyakira bate? Ntabwo babishimye nk'uko baba babona bagenzi babo bafite ababyeyi bombi, cyangwa se nk'iyo banabonye papa wabo ubona bishaka ko wenda byakabaye ngombwa ko ahaguma, bagahora bamubona. Urumva nabo hari igikomere kinini cyabajeho, ariko kurikije igihe tumaze barabyakiriye ubuzima turimo. Barabyakiriye, bazi ko ari njye uri mu nshingano zabo. Ku ishuri iyo babirukanye ni njye babwira mama badutumye ku ishuri, narwaye nkeneye kariya gakweto na kariya kenda, ubwo barabyakiriye. Hagiye bigira gutyo ugasanga umugabo muratandukanye, nyuma y'ibyo bizazane byose biba byabayeho, ariko nk'ejo ukumva wenda yarwaye yafunzwe. Ese nko ku ruhande rwawe, nk'ubwo ugiye kumva wenda yagize ikibazo nk'icyo ngicyo, cyangwa se hari ubundi bufasha gukeneye, wamufasha? Namufasha rwose, ntabwo nifuza ko hari ibibi yabamo. Ikibazo cyamubaho rwose ngifitiye ubushobozi nakimufashamo, kuko
nubwo twatandukanye ariko ni papa w'abana banjye. Aka kantu k'urukundo karacyaza? Ni papa w'abana banjye kandi sinabikuraho. Kuko ni ibintu ngiyemo niyo ari ibintu by'amategeko byo mu nzego z'ubuyobozi, cyangwa se hari ibintu twajyaga tujyamo byo mu nguzanyo z'amabanki, byabaga ngombwa ko tumuzana abagabo banyu babasinyira, nawe kuko abazi kenshi na kenshi ari inyungu z'umuryango we araza, nta wundi mbwira, nyine niwe mbwira. Mwe mwaranasezeranye? Oya, ntabwo twasezeranye, ariko kenshi na kenshi iyo turi mu matsinda badutuma abagabo bacu, nk'amatsinda twajyaga dukora mu buzima busanzwe tugikora, bakavuga bati muzana amafotokopi y'abagabo banyu babasinyire ko iyi nguzanyo wenda muyifashe muzabafasha kuyishyura, azabafasha cyangwa se gusinyire gusa. Nk'uko mbyumvishe habaye ikishoboka akaba nk'uhinduka n'ubundi mwakongera mugafashanya kurera abana? Yahindutse ntacyo, yahindutse rwose nta kibazo. Nyuma yo gutandukana se nta bindi bigeragezo ujya uhura nabyo wenda by'abagabo nyuma yo kugufata nk'umuntu wenda uri aho ngaho gusa udafite umugabo? Birahari byinshi. Cya mbere na mbere ni agasuzuguro, urasuzugurwa, bitwa ibyo utari byo. Umugabo wese babonye muri kuvugana ari n'ibisanzwe bati he uriya ni umugabo wundi yazanye, umuntu ahura n'urugamba cyane. Yitwa ngo ibyo utari byo ni nk'ibiki witwa? Hari ikiganiro nagiranye n'undi nka mugenzi wawe yambajije ati wenda kubye ambaze nko ku muntu, hari ukuntu umuntu abona umuntu nk'uko bavugaga, ushobora kubona Shadibo nk'uko bamuvuga, nyine bamuvuga ngo ni Slay Queen ngo ni iki, akumva ko nyine kuba ari kuri yari indaya. Ubu nanjye nyine mbona gutyo, atekereza avuga uriya muntu ni indaya, kuba nta mugabo afite, kuba abayeho yambara n'abana biga, nta kindi buriya kimutunze. Icyo kintu rero ndacyitwa cyane, bakunda kucyimita. Bati dore ni indaya dukora abagabo. Narabyakiriye, ntacyo biba bintwaye, nyine ngerageza igituma ngiye mbasha kwiteza imbere no kwirerera abana. Kimwe nuko ibyo niba bagufashe muri iyo sura bishobora no kukugonganisha n'abandi badamu muturanye muri quartier ati dutwara abagabo, ibyo ntibishobora kubaho se? Byabaho, ariko buriya hari ukuntu ikintu kigonganisha abantu kuba babona kuko wa muntu mukururukana bibayeho kabisa ko muri kugendana hari, naho kuvugwa gutyo byo ntabwo bituma hari umuntu tugirana ikibazo ngo namutwariye umugabo ngo byagenze uti. Nuko kwa kundi nyine babona umuntu hari nk'akantu ateyeho imbere akavuga ngo indaya ntukazikinishe, ati buriya nyine ntabuze uko yabigenjeje, ugasanga muri urwo rwego kandi wenda ufite nk'ahandi hantu wenda waba waronse ibyo ngibyo, ariko bakavuga ati nta kindi buriya ni buraya, nta kindi abikubiyemo. Icyo kintu kijya kingora. Buriya ntihabuze ikigabo yakwibye uko mbese wabimenye nuko bavuga kiryabaretse. Ibyo biba ariko nyine bitakurimo wowe ntago byabintwaye, gusa nanone ntago wabura gukomereka, ntago bakumva umuntu yakuvuze ikintu nk'icyo, urababaraho gake ariko ukagikuramo ugakomeza ubuzima. Izo zari imbogamizi nyine uhura nazo nyine nyuma yuko none se ku bagabo uretse yuko wenda bo ntaba bakushobora kugeraho bavuga ati n'undi uriya nta mugabo afite, reka nanjye nyarukireho mukomangire ndebe ko hari icyo nahakura, cyangwa se ko nanjye namwishimisha kwishimisha ku mubiri nagerageza nanjye, dore ko nta mugabo afite muri kino gihe. Abagabo bo nk'abo bo bareze cyane rwose, bitwaza icyo kintu. Ntabwo navuga ngo ntibaza, ariko benshi ndabakatira bakagenda. Bakumva ko yabigenderaho akaba nawe yaza ko kwishimisha. Arahari. Mwaba hano ngendeye ku ruhare rwanjye, ariko n'abandi bose bameze nkanjye. Ubutumwa naha abagore bameze nkanjye ni kubasha kwa kwigira, navugaga nyine ni kubasha kwigira, bagakora bakibeshaho, washaka niyo wajya guhinga niyo wajya kuvoma, ariko ukibeshaho udasuzuguwe
na ba bagabo baza bakurikije urwo rwego urimo bakumva bagusuzugurira icyo kandi rega burya niyaje araza uyu munsi ejo ntabwo yongera kuko nawe afite urugo rundi yataye aba afite inshingano z'urwo rugo rwe. Inama rero nagira abo bagore bameze gutyo ni ukwigira bakabasha gukora. Yego biragoye kugira ngo ubone icyo ukora ufatisha ariko uragerageza ugashaka icyo ukora. Ese ku ruhande rw'abagabo ubona ikibibatera ari nk'iki kugira ngo umugabo afite umugore we rwose w'igishongo ariko akavuga ati reka njye no gukomanga hariya hirya ndebe ko nabo natera ako kabariro? Ni imico mibi bibatera nta kindi. Imico mibi bibatera baba barananiranye. Ubona se nk'umugabo kudahazwa n'umugabo umwe ari ikibazo ari ikihe kibazo? Ntago ntapfa kumenya ikibazo baba bafite. Hari ababa bafite iyo mico mibi yo kumva yahora jarajara, hari ababa wenda bumva abagore kumwe nabo wenda batabanyuze. Sinamenya impamvu ziba zitandukanye ariko akenshi na kenshi abenshi naba bafite imico mibi barananiranye yo kumva bataguma mu rugo ngo bahazwe n'abagore bashatse. Umugore mwiza abonye uhise wese akamwifuza, umugore mwiza wese uhise akamwifuza, noneho akarusha ko yamara kumenya ko nta mugabo agira, ugasanga ahise afatiraho. Tugana ku musozo noneho coronavirus murimo kwirinda muti ahangaha muri aka gace? Coronavirus twirinda kubahiriza ingamba twahawe zo kuguma mu rugo. Tuguma mu rugo, nta ngendo zitari ngombwa tugerageza kuzirinda. Ariko birakazi tubayeho nabi, kurya ni ikibazo, akazi twakoraga benshi karahagaze. Hano simfashanyo itangwa na leta nibagera? Iraza, rimwe na rimwe iraza rwose. Nawe yakugezeho? Yangezeho. Inshuro zingahe? 2. Twizeye leta n'umubyeyi n'ibindi bizaza kandi n'iki cyorezo tuzagihashya. Mwe tugana ku musozo rero turabashimiye kuba ikiganiro tugeranye. Namwe murakoze kuba mwabashe kutwegera ngo tuganire. Wowe ukurikiye Bwiza TV rero ni umubyeyi twaganiraga, ni byinshi yadusangije ku mateka y'ubuzima. Hari isomo ushobora gusanga hari byinshi yavuze ukumva niba arimo kuvuga, ariko nawe niba hari icyo ukuyemo ni isomo kuri wowe. Niba hari umuturanyi wajya gukomangira wumva ko umugabo wenda adahari, wumva ko wamusigara ku rugo ataraguhabwa uburenganzira, ubimenye ko ari ikosa. Ni byinshi. Neba wakurikiye ikiganiro cyo tugusaba no gukana kuri subscribe nutabikora niyo nzogera byegeranye ndetse na comment kugira ngo tumenye icyo nkawe nk'umukunzi wacu ukeneye. Turagushimira rero mukomeze mwirinde coronavirus.